twebwe uruhare n'inzira y'amakobwa ni uguha abo bana b'abakobwa cyangwa se urubyiruko muri rusange amakuru yuzuye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ku buryo bimenya kandi bakisobanukirwa bakabasha kwirinda no kwimenya nyine bakirinda ku buryo umuntu iyo yimenya akamenya agaciro ke abasha no kurinda icyo kintu cy'agaciro afite. N'iki? Ubuzima bwe cyane imyanya y'indangagitsina amenya agaciro kayo abasha no kwirinda. Abangavu 2023 batwaye inda kandi uwo mubare bigaragara ko ukomeje kuzamuka. Inzira y'amakobwa duhari kugira ngo dukore ubukangurambaga mu bana urubyiruko bose kugira ngo icyo kibazo kibashe kujya hasi mu myaka iri imbere. Mu mashuri barabyigisha ariko usanga akenshi babinyura ku ruhande, ugasanga nimba ari n'isomo bari kwiga babinyuze ku ruhande nk'isomo nyine, abana ugasanga akenshi bari guseka nk'iyo bari mu buzima bw'imyororokere. Abana usanga bari kwisekera gusa, ugasanga nta nyigisho irambuye bakuyemo. Ubwo akenshi baba banakorera amanota birumvikana. Banakorera amanota ugasanga nta nyigisho irambuye ahubwo bari kwisekera ngo mwarimu avuze iki, ngo ni ibishitani, ngo ni iki. Ugasanga mwarimu wazi ko abanyeshuri babyumvise ubundi akabitaruka akabivaho. Kandi mu by'ukuri umwana hari n'ibindi bibazo yakakwiye kuba yabaza umwarimu ku kibazo ahuye nacyo ariko ntabaze kubera isoni z'abanyeshuri. Ababyeyi nibo bagomba gufata iya mbere ariko n'abana bagomba kubigiramo uruhare. 30% bagomba kuba ari uruhare rw'abana kuko umwana niwe uhitamo ubuzima bwe bw'ahazaza. Niwe ugomba kwimenyera ikimubereye imbere ye. Inama z'ababyeyi ziba zihari ariko hari n'abana ababyeyi bagira inama ugasanga baravuze ati rani mukecuru, ugasanga aravuze ati ntacyo wazumbwira urashaje kuko ibyo byo nta nubwo rijya bivugwa. Ni cyo kibazo cy'ingutu gihari kuko ntibashobora kubisobanura ngo byumvikane. Ugasanga umwana w'umuhungu yahuye n'ihohoterwa ariko kuba yabivuga muri societe ni ikintu gikomeye cyane kuko ati nafashwe ku ngufu ndi umuhungu. Ariko ntibyagakwiye kugirwa nyine ibintu byihariye ngo wumve ko ari ibintu bidasanzwe. Uko umukobwa yafatwa ku ngufu niko n'umuhungu yafatwa ku ngufu. Bakwiye kwitinyuka bakaba bavuga nk'inzira y'amakobwa. Abo bantu bavuga ko ari ibishitani mu madini bavugaho kavuga ikintu kabati mu izina rya Yesu, ugasanga ni ibintu bibabaje cyane. Ariko ntabwo bakwiye kumva ko ari ibintu nyine bibaho. Ni ubuzima bwacu, nimba ari imyanya ndangagitsina ukayivuga umwana akumva ko atari ibintu biteye isoni. Ugasanga nk'umwana utarabyumvise ageze mu kiganiro birimo ugasanga avuga ngo mu izina rya Yesu, ngo Yesu we agasohoka kumva ko ari ibishitani koko. Ariko ntabwo akwiye kumva ko ari ibishitani, akwiye kumva ko ari ubuzima bwe kandi ni igice cy'umubiri kimuriho. Agomba kumenya ibyo bintu byose akamenya n'uburyo yakitaho kandi akanakirinda. Ibibazo byinshi nishakira igisubizo, ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro. Inzira y'amakobwa, makobwa. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa#ibtcfilmschool.com. Amahoro mwese duhuranga kuri inzira y'amakobwa. Tubashimiye cyane ko mwongeye kugaruka mu kindi kiganiro kandi mudukurikiye muri ahantu hirya hatandukanye hirya no ku isi, muri Afrika, mu bihugu bya Afrika, mu Kinyarwanda n'Ikirundi cyangwa se no mu Rwanda muri rusange. Ariko hari n'abandi muri mu Rwanda rw'iyo turavuga ku yindi migabane yihereranye n'umugabane wa Afrika, Burayi, Amerika n'indi migabane myinshi. Turashimiye cyane ko turi kumwe hano kuri inzira y'amakobwa. Nitwa Byiringiro Daniel, Umuryango inzira y'amakobwa. Turajwe Inshingano kwigisha, gutanga amakuru ndetse no guhugura abantu kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane no kwimakaza umuco w'ibiganiro bifunguye
hagati y'ababyeyi, ingimbi ndetse n'abangavu muri rusange. Njye nkaba nshinzwe itangazamakuru mu muryango Inzira ya Makobwa, kongeye kwakira umukobwa mwiza kuri kamera za Inzira ya Makobwa. Turabasuhuje cyane nanone. Murakoze. Amazina yanjye ni umubyeyi Joseph, nkaba nkora data analytic mu Inzira y'Abakobwa, akaba ari nanjye muyobozi w'umuryango Inzira y'Abakobwa. Yego, Joseph, tubahaye ikaze kandi turabashimiye cyane kwitabira ubutumire bwacu. Data analytics, ubwo ni ibijyanye n'imibare? Ibijyanye n'imibare, ibarurishamibare, ibintu nk'ibyo muri sosiyete. Ubundi iyo wavuze ikijyanye n'ibarushamibare, ubwo mukora imibare ku kintu runaka? Yego, dukora imibare ku kintu runaka, kigero wenda nk'ikigero ikintu runaka kiri kuzamukaho cyangwa se kiri kumanukaho bigendeye ku makuru wabonye muri sosiyete hanze mu bantu. Ubwo Joseph, ongera utwutse gato, umuryango Inzira y'Amakobwa mugamije iki, mukora iki? Umuryango w'Inzira y'Amakobwa dufasha abana b'abakobwa kwimenya no kwisobanukirwa bakiri bato, no kumenya ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bwabo muri rusange. Dufasha kandi n'ababyeyi kuba bagirana ibiganiro birambuye hagati yabo n'abana babo, kugira ngo babashe gufasha abana babo guhangana n'ibibazo biri hanze aha muri sosiyete. Ni ibihe bibazo by'ingutu ubona bishobora kuba bibangamiye umuryango nyarwanda, cyane cyane ni ukuvuga n'abo bangavu cyangwa n'ingimbi muri rusange, bishobora gutuma umuryango Inzira y'Amakobwa mukoraho? Ibibazo ni byinshi, ariko harimo iby'ingenzi turaje inshinga. Harimo inda ziterwa abangavu, harimo ihohoterwa rikorerwa ku gitsina. Ni ibibazo bihangayikishije muri sosiyete. Ubwo yuvuze inda ziterwa abangavu ku kigero ko natubwiye ko n'imibare muyikoraho, bihangayikishije ku kihe kigero? Niyo mibare ihari? Tugereranyije mije profe muri 2021 yagaragaje ko abangavu 2023 batwaye inda, kandi uwo mubare bigaragara ko ukomeje kuzamuka. Inzira y'Amakobwa duhari kugira ngo dukore ubukangurambaga mu bana, urubyiruko bose, kugira ngo icyo kibazo kibashe kujya hasi mu myaka iri imbere. Hanyuma ndumva mwita ku bakobwa gusa? Ni abakobwa gusa? Ni abantu bose, urubyiruko muri rusange. Cyane cyane nuko tureba ku bakobwa, kuko ikibazo gihangayikishije cy'inda zitateguwe ni abakobwa cyane cyane kiba kireba. Ariko muri rusange dufasha urubyiruko kumenya ubuzima bw'imyororokere. Kuko ababyeyi bo basabwa iki, bakora iki? Ni uruhare rw'ababyeyi bo? Uruhare rw'ababyeyi ni ukuganiriza abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuko abana b'iki gihe ntabwo bafungutse ku buryo bavuga ati ngiye kuganiriza umubyeyi wanjye kuri iki kibazo runaka mfite. Umubyeyi niwe ugomba gufata ya mbere mu kuganiriza umwana we, akaba yamubaza ikibazo ari guhura nacyo muri iyo minsi, kuko abana bahura n'ibibazo bakabyererana, ugasanga kibaye ikibazo gituma babikemura mu buryo butari bwiza, cyangwa se bakabagiraho n'ingaruka. Ariko hari igihe uganira n'ababyeyi wenda tukiri aho, ahubwo ko ibintu mu mashuri barabyigisha, bati bamaze kumenya mu mashuri barabyigisha. Ubwo nimba ibyo bibazo kuko bigaragara ko mu mashuri nimba babyigisha, ni ngombwa kongera kuyabwira se? Mu mashuri barabyigisha, ariko usanga akenshi babinyura ku ruhande. Ugasanga nimba ari n'isomo bari kwiga, babinyuze ku ruhande nk'isomo nyine. Abana ugasanga akenshi bari guseka nk'iyo bari mu buzima bw'imyororokere. Abana usanga bari kwisekera gusa, ugasanga nta nyigisho irambuye bakuyemo. Ubwo akenshi baba banakorera amanota, birumvikana. Banakorera amanota, ugasanga nta nyigisho irambuye, ahubwo bari kwisekera ngo mwarimu avuze iki, ngo ni ibishitani, ngo ni iki. Ugasanga mwarimu wazi ko abanyeshuri babyumvise, ubundi akabitaruka akabivaho. Kandi mu by'ukuri umwana hari n'ibindi bibazo yakakwiye kuba yabaza umwarimu ku kibazo ahuye nacyo, ariko ntabaze kubera isoni z'abanyeshuri, kuva ati baravuga ngo mvuze ibi. Ugasanga ni ikibazo, ariko nk'umubyeyi aba yisanzuranye n'umwana, aba akwiye kumuganiriza kuri buri kimwe
abona cyamubera imbogamizi mu buzima busanzwe. hariho ariko naho bakubwira ko abana nabo ubwabo ngo barananiranye ngo ntibagishobotse ngo abana b'iki gihe bazumva hano bakubwira ati tuwushyuye bwabaye bwinshi mu bana. Ibyo bintu nyine ababyeyi ugamya ko ababyeyi aribo bagomba gufata iya mbere bo. Yego, ababyeyi nibo bagomba gufata iya mbere, ariko n'abana bagomba kubigiramo uruhare. 30% bagomba kuba ari uruhare rw'abana, kuko umwana niwe uhitamo ubuzima bwe bw'ahazaza. Niwe ugomba kwimenyera ikimubereye imbere ye. Inama z'ababyeyi ziba zihari, ariko hari n'abana ababyeyi bagira inama ugasanga baravuze ati rani mukecuru, ugasanga aravuze ati ntacyo wazumbwira urashaje uri muri analogue. Ugasanga ntibashaka kumva ikintu umubyeyi amubwira, kandi burya umubyeyi avuga ibintu biba ari ingenzi mu buzima bw'umwana, ariko umwana ntakwiye kumva ko ari iby'ubusaza by'ubukecuru, ahubwo agomba kubifata nk'inama y'umubyeyi akamwumvira, akaba yagendera ku cyo umubyeyi amubwira. Yego, Jize urakoze. Mu muryango n'amakobwa n'ubundi n'ibiganiro byinshi byatambutse, mwanagaragaje no mu bitangazamakuru, hariho nka 90% bavuga ko ibibazo, kandi ni nako bimeze, nk'inda ziterwa abangavu cyangwa se ihohoterwa ishingiye ku gitsina, memo n'abahungu kuko nabo baranahohoterwa, bikorwa n'abantu bari hafi y'abo bana. Reka tuvuge hafi y'imiryango yabo, nk'urugero nk'ababo kwa banko, abantu basengana, abarimu babigisha. Ntabwo tugiye gusiga icyasha, ariko bivuga ko ari abantu bari hafi no mu miryango, kwa onkere, kwa tante, aho babaye bohereje kwa bakazini babo, cyangwa se nko mu rubyiruko wenda tubavuge naho umukoresha, wenda reka tuvuge nk'umwangavu bamufashe ku ngufu. Byo biba wamugira inama ki ko hari igihe bitoroshye kubibwira umubyeyi cyangwa no kubibwira undi muntu? Namugira uwafashwe ku ngufu, namugira inama. Hari ibigo bifasha abana babafashwe ku ngufu, kubafasha mu buzima bwo mu mutwe, kuba babasha kwifungura bakavuga icyababayeho, ndetse bakaba babasha no kuba batanga ikirego bagafata umuntu amufashe ku ngufu. Namugira inama yo kuba yafunguka mu mutwe, akumva ko akwiye kubivuga hakiri kare kugira ngo babashe kuba byamufasha, cyane cyane ku bafatwa ku ngufu n'aba bari hafi. Tuvuge nk'urugero nk'abo abafamiliye babo, akenshi bakunze kubakanga kavuga ati nibigenda gutya nzakugira gutya, aha n'aha niba nagufashaga kwiga sinzongera kugufasha. Usanga ni ikibazo gikomeye cyane. Akwiye gufunguka kumva ko ubuzima niba ari bumufasha kwiga, namukamuvuze ntanga azahagarara kwiga, ahubwo azakurikiranwa, azaba afashije n'abandi bana yaba azagira nkawe. Kuko niba ari wabikoreye ntibivuze ko ari we gusa, hashobora kuba hari n'abandi bana ashobora kubabikorera. Afungutse mu mutwe akaba yabwira ubuyobozi, famiye, ashobora kuba afashije cyane abandi bana bari munsi yaba azabikorera. Hanyuma mwe nk'uruhare rw'inziramakobwa mwe ni uruhe? Twebwe uruhare rw'inziramakobwa ni uguha abo bana b'abakobwa cyangwa se urubyiruko muri rusange amakuru yuzuye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ku buryo bimenya kandi bakisobanukirwa, bakabasha kwirinda no kwimenya, nyine bakirinda ku buryo umuntu iyo yimenya akamenya agaciro ke, abasha no kurinda icyo kintu cy'agaciro afite. Ni iki? Mu buzima bwe cyane, imyanya y'indangagitsina, amenya agaciro kayo, abasha no kwirinda. Yego, hanyuma Jize, niki ushobora kuvuga ko birumvikana abantu bahohotera abo bana ni nabo bafite ubushake, nk'abagabo, nk'abasore bakuru, ndetse n'abakobwa bakuze wenda, kuko n'abana b'abahungu bafatwa ku ngufu. Jize, tubwire abana ihohoterwa rikorerwa abana b'abahungu byo. Ibyo birakabije cyane, kuko ibyo nta nubwo rijya bivugwa. Ni cyo kibazo cy'ingutu gihari, kuko ntibashobora kubisobanura ngo byumvikane. Ugasanga umwana w'umuhungu yahuye n'ihohoterwa, ariko kuba yabivuga muri sosiyete ni ikintu gikomeye cyane, kuko ati nafashwe ku ngufu ndi umuhungu. Ariko nibyo agakwiye
kugirwa nyine ibintu byihariye ngo wumve ko ari ibintu bidasanzwe. Uko umukobwa yafatwa ku ngufu niko n'umuhungu yafatwa ku ngufu. Bakwiye kwitinyuka bakaba bavuga nk'inzira y'amakobwa dufite inzozi zo guhuza abo bana. Kwiye bahuye bakaganira bo ubwabo babasha gufungukirana ugasanga ibyo bahishe byose barabiganiriye barabisohoye bagafashanya mu buzima bwo mu mutwe ko baba barahungabanye cyane. Hanyuma nicyo usaba ababyeyi babana n'abana mu buzima bwa buri munsi umunsi ku munsi, usanga umubyeyi akubwira turi mu isi turi bize, ubuzima bwarahenze, mbese apfa ko yabonye icyo aho umwana nko ku ishuri, nimba namurira ishuri byarangiye, nimba namuguriye ikweto rwiza byarangiye, nimba namubonera icyo arya byarangiye, ariko still byayazwe kuganira nawe bikabura umwanya. Wabwira icyo ababyeyi? Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera aha ngaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Dore ikintu ukora: hamagara kuri 078854 cyangwa 072854 cyangwa unabandikiye kuri WhatsApp kuri izi nimero zombi bakubwire uko wishyura amafaranga y'ishuri. Ukimara kwishyura bagohereza link ya Google Classroom, ahasigaye ufate amasomo yicariye iwawe cyangwa mu kazi wambaye za écouteurs. Bakwigisha buri bwoko bwose bwa za software bakoresha mu majwi n'amashusho. Bakwigisha kandi gukoresha kamera mu buryo bwose. Wanasura urubuga rwabo rwa wa@academy.ibtcfilmschool.ac.rw. Cyo nashishikariza ababyeyi no kuba hafi abana babo. Barakaga kuvuga ati buri kimwe nakimuhaye, kuko abana bashukishwa n'utuntu dutoya. Wibwira ko wamuhaye ikintu cyose, ariko umuntu ashobora guturuka hanze akamuhereza igisumbuye ku cyo wamuhaye. Ugomba kuba hafi abana babo bakabigisha ko ibyo bakeneye bitandukanye n'ibyo bashaka, bakabasha kwakira no kunyurwa ibyo ababyeyi babo babaha, ndetse bakanabasobanurira ku buzima bwabo bw'imyororokere batabigiriye isoni. Akenshi muri iki gihe ababyeyi ntibakiganiriza abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, usanga ni ikibazo. Bakwiye kuba hafi abana babo ndetse bakanabaganira bifunguye ku buryo umwana asobanukirwa buri kimwe cyose. Hanyuma Giselle, uri kutubwira amakuru ko ahari ku bana uko bagomba kwitwara n'uko bagomba kuvuga ibyabayeho, ariko se ababyeyi wari ukomeje kugira ngo nabo babaganirize, ababyeyi bo bafite amakuru? Ababyeyi usanga kenshi babura ahantu bahera mu kuganiriza abana babo ubuzima bw'imyororokere. Ababyeyi baba bafite ahashize habo, ntibahereho bahaba uhamya abana babo, babaganirize ku byabayeho, byo banyuzemo. Usanga baraciye muri byinshi bakiri urubyiruko, bakabaganiriza babaha ubuhamya. Ikindi kandi ntabwo umubyeyi w'umumama ari uganiriza abana wenyine. N'umubyeyi w'umupapa aba akwiye kuganiriza abana, akabasobanurira ibyo umubyeyi w'umumama atavuze, umubyeyi w'umupapa akabivuga. Bakabona ko ibintu atari, usanga kenshi abana b'abahungu badakwiye kubishishikarira ngo bumve ko bibareba, ngo bakavuga ati ngo mama ngaganiriza abakobwa, usanga abakobwa be bana bigize. N'umubyeyi w'umupapa agomba kubigaragaramo bakabona ko ari ibintu by'abantu bose. Ikindi kandi bashobora gukurikira ibiganiro by'inzira y'amakobwa dutambutsa, haba harimo inyigisho nyinshi, cyangwa se bakaba badutumira tugahugura abo bana igihe bibaye ngombwa. Hanyuma hari ikindi kintu gikomeje, urabizi ni urugamba ku madini n'amatorero ibintu hagiye bavuga ko n'ibishitani. Sinzi itorero ryawe cyangwa idini ryawe, ariko wowe n'ubuhe butumwa wabaha abo bantu bavuga ko ari ibishitani? Mu madini bavugaho kavuga ikintu bati mu izina rya Yesu, ugasanga ni ibintu bibabaje cyane. Ariko ntabwo bakwiye kumva ko ari ibintu nyine bibaho, ni ubuzima bwacu. Nimba ari imyanya ndangagitsina ukayivuga, umwana akumva ko atari ibintu biteye isoni. Ugasanga nk'umwana utarabyumvise ageze mu kiganiro birimo,
ugasanga avuga ngo mu izina rya Yesu ngo Yesu we agasohoka kumva ko ari ibishitani koko ariko ntabwo akwiye kumva ko ari ibishitani akwiye kumva ko ari ubuzima bwe kandi ni igice cy'umubiri kimuriho agomba kumenya ibyo bintu byose akamenya n'uburyo yakitaho kandi akanakirinda. Gisele murakoze cyane uri umuyobozi w'umuryango Inzira y'Amakobwa mukora ku bijyanye no gutanga amakuru yuzuye no kwigisha ndetse no kwimakaza ibiganiro bifunguye hagati y'ababyeyi ingimbi n'abangavu ndetse n'urubyiruko muri rusange. Turabashimiye cyane mu musanzu mutanze muri iki kiganiro mwatugene kuri uyu munsi wa none. Turabashimiye natwe ku mwanya mwaduhaye kugaragara muri iki kiganiro murakoze. Ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayinde yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788 55 80 94.